Mbasuhuze mbifurize amahoro ndetse no kugubwa neza ho muri mu nce zitandukanye z'ibihugu. Update zigezweho kuri uyu mugoroba. Ahangaha ni mu kagari ka Byahi, ni mu murenge wa Rubavu. Amatara yatse, umujyi wongeye kwagura imbibi. Ubwo turavuga Rubavu muri rusange. Abaturage bo muri aka gace cyangwa se muri aka kagari bakunze kwita muri Canada bafite ibyishimo byinshi cyane nyuma y'uko amatara nyuma y'imyaka myinshi cyane ataka hashinzwe ibipoto ku mihanda. Gusa kuri uyu munsi amaveni ku muhanda ndetse n'ahandi hatandukanye muri aka gace, muri aka kagari ka Byahi, ibintu byahindutse, byahinduye isura. Abaturage barashimira cyane ubuyobozi bwa Byahi bwashyize imbaraga muri iki gikorwa, bikaba birangiye gishyizwe mu bikorwa. Rubavu, inkuru nyamukuru kandi zigezweho ku mihanda uzisanga kuri Fly TV Rwanda. Don't forget to subscribe. Fly ni hejuru cyane, twigendera twimanukira, ibintu byose bikagenda bon sana.